ikiganiro ugiye kureba ni ikiganiro gikorewe muri Hollywood kano kanya nibiri kuhabera. Amashusho yose ugiye kubona ni amashusho nafatishije telefone yanjye ndagira ngo urebe. Ni ahantu nari ninjiye. Ugiye kwinjira rero hateye aha ni ku marembo ugiye kwinjira hano hantu nibyo bihari. Mbega ni ivuriro cyangwa se icyo twakwita nka laboratoire iri gukorerwamo ubushakashatsi, ariko iyo laboratoire gukorerwamo ubushakashatsi ni abantu bari gukorerwaho ubushakashatsi kugira ngo bazahore ari batunya ubuziraherezo. Nuko ninjiye. Iyo winjiye hano baguha agatike ugakoza hariya winjira wenyine imiryango igakinguka. Impamvu uri buza kugenda wumva hari amajwi nakuyemo ni ukubera imiziki ibiri hano n'amasaundi y'abandi bantu kugira ngo tutaza kuba twabigenderamo. Winjira wenyine imiryango irikingura, ntabwo uri kubona ugukinguriye. Ukinjira hano. Welcome. I assume you're here for the tour and introductory treatment. Uyu ni umukobwa uguha ikaze muri rino vuriro yo gukorerwamo ubushakashatsi, bakora ubushakashatsi ku kiremwa muntu kugira ngo icyo kiremwa muntu kizagume mbega ntikizigere gisaza, kizahora ni toto. Uyu mukobwa aguha ikaze akubwira ati tukwakiriye hano, twamenye ko uje muri tuwa kuzenguruka kureba uko hano mu ivuriro bimeze. Nuko banyakiriye. Impamvu ndi gusa nk'ugenda ngabanya amajwi y'uyu mukobwa, aya ni amashusho ndi kwifatira na telefone yafatiwe muri Hollywood mu kanya. Ndinjira ureba ibyabaye. Ugera hano n'umuganga Alexander Kavini atangiye kunsobanurira n'umuganga amashanyarazi yakubwe. Ubundi uri kwinjira muri ibi bitaro uriya muganga niwe uguha ikaze, ariko ndi kwinjira amashanyarazi yayisavaho. Urebe umukobwa ahamagara kugira ngo amenye ni ikihe kibazo kibaye. Bigenze bite? Uyaza avuga ati abantu bari bari gukorerwaho ubushakashatsi muri laboratoire baratorotse ndetse bashobora guhungabanya ubuzima bwacu. Uyu niwaje amubwira naho nari ndi kwinjira kugira ngo urambona. Abari bari gukorerwaho ubushakashatsi bahindutse amazombi. Ni ibitaro nari ninjiyemo nasuye. Bahindutse amazombi. Urebe imiryango irakikingura. Ndinjira, ntabwo nari gusubira inyuma, n'ubundi hari hamaze gukingwa. Ndinjira muri laboratoire. Ubundi nitukoreshwa nyine urinjira hose ukazenguruka ukareba n'ibiki bijya mbere. Nuko ninjiye muri Hollywood turi. Wari uri kumbwira ngiye kubona hano atangiye kumbwira ati ibirimo indani ntabwo bisanzwe. Urebe wari uri kumbwira nawe baramwataka. Amazombi yahise amwataka. Nuza guha ikaze. Esanseri nari ndi kumanukiramo, amazombi yize hejuru atangira kumenagura ibirahuri. Ibi ni ibyabaye. Nifatiye na telefone yanjye. Urebe umuryango urakinguka, nagombaga kwinjira nta gusubira inyuma. Turi byo nasanze muri laboratoire muri hurira direct. Ni ibyambayeho ubwo narindi ndapfuye kuninjiye. Ubwoba bwari bwose. Ngombaga gukomeza imbere, nta kundi byamera nyine, nta gusubira inyuma kuko imiryango iba yikinze y'inyuma. Ariko nta nkomeza imbere. Urebe ndagira ngo ukurikire neza iki kiganiro, hari impamvu. Tureke nagiye nsangamo. Iki nibyo nagiye nsangamo. Nkomeza imbere n'amashusho nifatiye na telefone yanjye njyenyine. Winjira muri iki cyumba wenyine. Winjira wenyine. Nkomeza imbere. Nibyo nagiye ncaho. Ngeze hano noneho nageze mu cyumba kijimye hamwe utabona inzira, bigusaba gukomeza utazi aho uri kujya n'icyo uri buhure nacyo. Nongeze mu mwijima hatabona na gato, kanya kariko kose cyanyataka. Ni ukubona inzira ikwereka gusa ngo ni hano basohokera ca hano, ariko nta kindi kintu ubona ni umwijima gusa. Ntabwo nari gusubira inyuma. Just imbere dore mu madirishya byari birimo ni bya bizombi byacitse byari biri gukorerwa ubushakashatsi. Mu mwijima byo nasanzemo dore ibyo nahuye nabyo muri Hollywood.
komeza nari mfite kamera yanjye ya telefone mvuga ni nta ribi inzira rukumbi imwe nagombaga gucamo dore inzira nagombaga gucamo dore inzira nagombaga gucamo iyi niyo nzira nagombaga gucamo yonyine bari bampaye baji dore inzira nagombaga gucamo bya bisombe byose naciyemo nirukanka dore ibyo nagiye mpura nabyo muri laboratoire niyinjiriyemo bya bintu mujya muvuga ngo uje nabyo rebe komeza imbere abapfuye abacitse amaboko byose rebe komeza imbere kano kagabo kako misha kungendaho cyane ngeze hano bamusanzwe bari kwicwa rebe komeza imbere ni ibyabaye kanya kashize ngeze hano igikuta cyari kingwiriye ngeze hano turi byo nahuye nabyo mubona amaso ku yandi rimwe bavuga ngo umugabo aragenda akabona rebe hano urimo wenyine ninjiye njyenyine turi byo nahuye nabyo gusubira inyuma nta nzira imbere mwe hejuru hari ikiriyo nagiciye munsi ndakomeza ngeze hano kino cyari kingwiriye umva ubuduha hano hari umurongo utukura ntago nari kuhaca nagezemo ubwoba subira inyuma hari kuvugira ubuduha bona hano bona muri screen handitse ati shaka inzira igusohora igitaraganya uhita usohoka iya bugufi ubona ndasohoka ngeze hano umva ubuduha ngenda ndeba rebe mu ivuriro i laboratoire bahise bavuga ati nyuma y'iminota 2 lockdown iratangira mbega barafunga rino vuriro ku buryo nta muntu uri muri buze kuba yasohoka bivuze ngo nanjye ntago nari kuza gusohoka ni iminota 2 n'amasegonda 40 binciriye nyiri muri iri laboratoire nakomeje imbere ngiye guca dore abantu ukuntu bari kubica dore amazombo ukuntu nasanze ari kubicaho nari ngiye guca ibirahuri ca muri stock yari iri hano bebe stock dore ibyo nasanzemo nibyo twihuriye gutya amaso ku yandi nibyo twahuye amaso ku yandi dore abantu rutirigongo bagiye barukuramo kirano mirambo miriri kwaka bari kwata bebe naje kugwa ku nzira ndasohoka byagenze bite rero ubundi byatangiye bite hari ahantu nahatorotse gute ubundi hari ahantu ni hehe nari ninjiye niki cyari cyanjyanyeyo mpamvu mba nkubwira ngo tugiye gutangira none urugendo rw'ibiri kumbaho hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibyo nagiye ncamo byose umunsi ku wundi akantu ku kandi tugiye gutangira gutya kugira ngo tubisobanukirwe icyo ngusaba buri gihe ni ikintu kimwe gusa ni ugukora subscribe iyi YouTube channel ni yanyu n'impamvu narindi hariya cyangwa se n'uyu muntu utanyiriyo ndi kubakurikiranira ibi byose ni ukugira ngo tujye dusobanukirwa bino bintu byose tubona ubundi bikomoka he kugira ngo uri kubona abantu bagenda bikoreye inzoka hano muri Hollywood hano rero ukuntu byatangiye byagenze ubundi byatangiye gute ibi byose byatangiye mvuga ni ngiye kuzamuka njya ahantu abantu bakunze gusura ni mu gace ka Hollywood ariko ahantu hazwi ko noneho ibyamamare cyangwa se abantu bakomeye ku isi bubatse amazina akomeye cyane bajya babashyirira inyenyeri mu mihanda yo muri Hollywood ku buryo abantu baza bacamo ikizwi nka Hollywood Walk of Fame aha ni ahantu nyine bagenda bashyira inyenyeri z'ucyubahiro ku buryo nyine abantu muza muzicaho mugenda kuhaca rwose n'ubuntu urahaca ukagenda ariko hari ibikorwa ni naho hantu bita ngo ni umusingi cyangwa se nk'igicumbi cyo gusigasira umuco w'imyidagaduro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndavuga reka ngende mace nirebera izo nyenyeri z'ibyamamare zihari ndebe hari ibihe byamamare ni bande bafite inyenyeri muri Hollywood ngiye gutembera mageze natangiye kubona abagabo bagendana inzoka ku muhanda buno ni ukugira ngo ngugeze hariya dutangiriye uburyo naje kwisanga muri iriya laboratoire ndaza ndahakata mageze masanga inyenyeri yanjye ngira ngo uri kuyibona
ntago narinzi ko nanjye mfite inyenyeri muri Hollywood. Izi nyenyeri ninjye munyafurika wa mbere uyifite w'icyamamare ufite inyenyeri muri Hollywood. Iriya ubona nyine muri Walk of Fame. Undi muntu uzahabwa inyenyeri w'umunyafurika azayihabwa umwaka utaha mu mwaka 2026. Ubwo havuyeho nge niwe munyafurika wa kabiri uzaba uhawe iyo nyenyeri. Bamwita ngo ni Angelique Kidjo. Ni umuhanzikazi wo muri Benin, ngira ngo muramizi. Angelique Kidjo ni umuhanzi mwiza cyane wo muri Benin. Mu mwaka wa 2026 ubwo umwaka utaha niwe munyafurika bazashyirira inyenyeri muri Walk of Fame. Ubwo azaba bayi wa kabiri havuyeho nge. Nasanze inyenyeri yanjye ndabanza nyifotorezaho. Mbira nanungura cyane, ariko iby'inyenyeri yanjye byo tubireke ntago ari byo. Iriya nyenyeri yanjye iyo ugeze ubundi hano muri Hollywood, hano nyine Walk of Fame, cyangwa se hano nyine hari inyenyeri z'ibyo byamamare, hari agace gatonya usanga hari abantu bari gucuruza. Hari inyenyeri rero ziba zimeze nkaho zitariho, ariko zidesigninze zisetinze neza ku buryo ni nka experience mbega bari guha buri muntu wese, ku buryo ushobora kuza bagafata izina ryawe mu nyuguti bakabikwandikiramo bakagufotora nawe ukishima nyine, cyangwa se ukumva ukuntu biba bimeze. Ni nk'aka experience mbega ibyo kwishimisha biri aho ngaho. Nawe uri we wese wagenda iyo service bakayigukorera na $20 yonyine wishyura. Niyo mpamvu rero habonye inyenyeri yanjye nta nyenyeri mpagira, karakara gatwiko nyine no kwifatira agafoto nyine nkuko abandi bose bahaza bahaciye bakavuga ati nanjye nkorera akanyenyeri wandike izina ryanjye nk'urwibutso rw'uko nahasuye. Nta kindi ibyo ngira ngo abenshi muranabisobanukiwe ko atari ugupfa kugira inyenyeri hariya. Umunyafurika wa mbere uzayigira rero ubwo dusanze atari nge, atari byo. Umunyafurika wa mbere uzagira inyenyeri hano muri Hollywood Walk of Fame ni uwitwa Angelique Kidjo umwaka utaha. Nkomeza imbere nitambukira. Iyo ukinjira hano rero nkimara kwirira agafoto ku nyenyeri yanjye ngenda ndeba n'amazina y'abantu bafite inyenyeri hano muri Hollywood Walk of Fame, nahise noneho ngera kuri kino kizu ubona. Iyi nyubako uri kubona hano imbere yawe, iyi ngiyi ubona abantu buzuyeho bari gufotora, yubatse mu buryo bumeze nk'ubw'abashinwa ba kera. Iyi nzu bayita ngo ni Chinese Theater, cyangwa se ni nk'inzu yerekanirwamo filime ariko y'abashinwa, yubatswe mu buryo bwa gishinwa. Iyo uyirebye ukinjira muri hano muri Hollywood, hano hagiye ari inyenyeri, usanga iyi nyubako imeze nk'iyubatswe mu gihe cya kera y'abashinwa, cyangwa se n'ibita ngo ni Chinese Theater. Usanga yuzuyeho abantu benshi baturutse amahanga, abashinwa, abanyamerika n'abandi bose ingeri zose bari kuyifotora, binjiramo bagenda basoma hasi ibigiye byanditseho. Iyi nyubako rero kubera iki ubona abantu benshi bayiriho, ni ukuvuga ngo iyi nyubako bayita ngo ni Chinese Theater kubera yuko ni imwe mu mazu yerekanirwamo filime ifite amateka ahambaye cyane n'umuco uhambaye cyane. Iyi nyubako ntabwo turi buze kuyitindaho cyane, kuyinjiramo kukuzengurutsamo bagusobanurira iby'amateka yabyo urabyishyurira nabyo, ariko ubundi ushaka no kugenda ukinjira hano hanze ugakata, cyangwa se washaka ukaninjira nabyo biremewe, bajya banerekanira mu mafilime. Ariko impamvu ino nyubako ubona ifite amateka cyane, ino Chinese Theater iri muri Hollywood, iyi nyubako bayubatse mu mwaka w'1926 barangiza kuyubaka mu mwaka w'1927. ngira ngo uri kumva ukuntu ari kera cyane. Icyo gihe n'ubundi Hollywood yari iriho, cyangwa se uruganda rw'imyidagaduro na sinema byari biri hano. Icyo gihe bamaze kubaka ino nyubako bayubatse nk'inzu izajya yerekanirwamo amafilime ano mateyatere, ariko barangije baravuga bati tugiye kuyubaka mu buryo ki izaba inyuma ifite uburyo kigaragaza umuco wa gishinwa, cyangwa se kumwe abashinwa bubakaga amazu yabo. Iyi nzu mwaka mu 1927 iyi nzu barayitashye. Ubwo iyi nzu bari bayitashye, bimwe mu bintu abantu bakunze kuyisuraho cyangwa se babashaka kureba, ubwo iyi nzu bayitahaga, umwe mu baacteur cyangwa se umwe mu bakinnyi ba filime yakandagiye ahantu hari hataruma neza. Urumva mutashye ahantu ariko hari ahantu sima itaruma neza, arangije uwo muntu akandagiza inkweto ye. Umukinnyi wa filime w'umukobwa bitaga ngo ni Norma Talmadge yaraje nyine akandagira muri sima itaruma, arangije akandagiye ahasiga ikirenge cye. Baravuga ati nubwo sima yari itaruma ntago ikirenge tuzagikuraho. Icyo gihe bita biba nka publicité, abantu baza gusura ino nyubako yerekanirwamo no mafilime bakavuga ati cya cyamamare kazi dore ahantu cyakandagiye ikirenge cye yarakihasize. Bahita babona ukuntu abantu benshi bahagera bakayishimira, bakareba icyo cyamamare ahantu cyakandagiye hataruma. Bahita bavuga ati tugiye kuzana umuco kuri iyi sinema, cyangwa se kuri ino nyubako yerekana sinema, ino Chinese Theater. Baravuga bati guhera uyu munsi
ibyamamare byinshi bigiye kujya biza hano tubibwire dushireho simitaruma bize birambikemo nk'ibiganza abandi bahakandagire abandi baze bahasinye n'amakaramu cyangwa se autographe zabo mbega zisigara aho ngaho rwego rw'uko abantu bazaga bashaka kureba ngo ibyamamare byakandagiye. Marilyn Monroe yambaye za nkweto za ntunshingeho yambaraga nawe araza arakandagira. John Wayne yambaye amabote yambaraga abakawboy yaraza arakandagira. Ibyamamare byinshi muzi hano hantu niho iyo byasoraga amafilime ahambaye. Zimwe muri za filime zihambaye cyane ku isi guhera mu mwaka w'1927 filime nyinshi zihambaye ku isi ni hano bazi premieringiraga bakazerekanira ku nshuro yazo ya mbere ibyamamare bikaza abanyamakuru bakaza bagafotora ariko ibyo byamamare bigasiga urabona iriya nyubako uri kubona hariya hasi hari abantu binjirira hose hari amasinyatire inkweto z'abantu abashyizemo ibikumwe ibya ba Will Smith n'abandi basitari busuzi hafi ya bose bahambaye ku isi. Iyi nyubako bagiye baza kuyipremieringeramo amafilime yabo bagasiga bahasinye bahakandagiye basize ibikumwe bagashyira atiningi uhanditse. Ibyo ngibyo rero beragenda biba umuco hano hantu na n'uyu munsi abantu baracyahasura. Ikindi haracyerekanirwa amafilime haracyapremieringirwa amafilime noneho bafitemo uburyo ki nk'amascreen arimo imbere abantu bareheraho filime afite ukuntu ahingamye agiye mbega afite imigongo ku buryo buhambaye cyane ku buryo nyine waharebeye filime uvuga ati n'ubwa mbere nta nubwo narindi kureba filime ahubwo nari meze nk'uri muri filime indani. Ntuyibone gutya ari inyubako nuko bayisigasiye nk'umucarika imbere ntago hasanzwe. Ubwo nari ngikomeje kugenda mbazengurukira ngenda mbarebera hano narahinjiye ngeramo indani ndeba ibyo ari byo hatama imbere ni Chinese theater ngira ngo urahabona urishyura ukinjiramo bakakuzengurutsa ariko hari ukuntu bambwiye ati amashusho roke ntuzayasohore. Nakomeje ngenda ndeba inyenyeri z'abantu hari aho usura muhanda uri gucamo wuzuye inyenyeri ngera ku nyenyeri isa nabi yabomaguwe. Iyo nyenyeri ndavuga ngo ko nangeze ku nyenyeri ya roke nkabona imeze neza nkanyura ku nyenyeri z'abantu bose nkabona zimeze neza nyinshi ku kinyenyeri yabomaguritse wagira ngo nabantu bayibomoye babishaka niyitabweho no kubera iki nsanga iyo nyenyeri ni yande ni ya Donald Trump. Iyo nyenyeri isa nabi cyane nabashije kubona mu nyenyeri ziri hariya dore inyenyeri z'abandi bantu bisa nkaho hari nk'abantu bamwanga cyangwa se bamufitishaza baje bakakabomora kwaje kandi nikitabweho. Ubundi kugira ngo inyenyeri yawe ishyirwe hano muri Hollywood Walk of Fame urabanza mbere na mbere nk'icyamamare ugatanga ibihumbi 85 by'idolari. Ubwo nuyashyira mu Nyarwanda ni miliyoni zirenga 100 sinzi kubara ibintu by'amadolari no kubivunja kuko nago ndayatunga. Ukabanza urabona inyenyeri ukuntu ziba zigiye zimeze uragenda we nk'icyamamare ugatanga ibihumbi 85 by'idolari ukabiha ababishinzwe aribo bitwa ngo ni Hollywood Chamber of Commerce ukabishyura ibyo bihumbi 85 ukababwira ngo ndi icyamamare mugende mukora inama mu nyigeho mu bantu uyu mwaka bagira abantu babazamanika uyu mwaka n'ukurikiye baba bazwi. Ni benshi batanze amafaranga b'ibyamamare ariko si ukuvuga ngo bose babashiriraho inyenyeri. Abico barabwira ngo ntago mukwiye kujya hano ntago murakora ibikorwa bibemerera gushirirwa inyenyeri izasigasira ibigwi byanyu hano. Abenshi barabahakanira ariko ibyo bihumbi 85 mpamvu bibaha nukugira ngo bagutekerezeho bakwigeho bakurikirana ibikorwa byabe ndetse mu gihe bakwemeje ko inyenyeri yawe izashyirwa hano muri Hollywood Walk of Fame ibyo bihumbi 85 nibyo bakoresha bubaka ino nyenyeri ngira ngo urabibona na amabeto baza bagapfumura turatu dekorasiyo. Noneho urumva amafaranga ni menshi cyane miliyoni zirenga 100 n'az'amanyarwanda kuzamuka hafi nimba atari hafi za desa. Ayo mafaranga barayagumana mu gihe inyenyeri yaba yagize ikibazo kuko urumva inyenyeri yubatse muri kaburimbo abantu babayikandagira twese ducaho ugiye guhaha uri kureba ibye umukera rugendo wari wese abaza ayikandagira hagenda nyine ni muri kaburimbo. Inyenyeri urumva igera higasaza akarange kagashiraho rero bya bihumbi 85 wishyuye nibyo kugira ngo iyo nyenyeri yubakwe izajya inavugururwa bajye bayitera karange nka kuriya tubonye Trump yamenetse baze bongere bayivugurure. Sinzi impamvu ahubwo bataraza kuyivugurura ariko nuko bihora bigenda. Ayo mafaranga mbega bakwishyuza nicyo abashinzwe. Ibi bintu rero by'izi nyenyeri ukuntu byatangiye ibi bintu byatangijwe n'umugabo byatangiye mu mwaka w'1953 nibwo byatangiye. Ni igitekerezo cyazanywe n'umugabo witwa ngo ni E.M. Stewart. Yaricaye aravuga ati tumaze kugira ibyamamare uruganda rwa sinema muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwari rumaze gukomera filime zikunzwe mu 1950 ninkubwira gutyo umve ngo sinema muri Amerika iri ku rwego rutabaho umuziki wari uri ku rwego rutabaho byinjiza amafaranga menshi Hollywood ihagaze neza
isi yose iri kugenda yigira ku muco w'abanyamerika nk'uko uyu munsi abantu bavuga ngo Amerika yaradominye muzi byayo ibihabera imico yaho kubera iki kubera ko binyuza mu mafilime mu bikorwa by'imyidagaduro buriya nibyo bituma umuco w'ahantu wamamara cyane icyo gihe rero uyu mugabo bita ngo ni E.M. Stewart yabonye ukuntu ibyamamare byari bikunzwe cyane aravuga ngo dukwiye guhesha icyubahiro ibyamamare ibigwi bakoze ntibisibangane kuko icyamamare kirapfa abantu bakazakibagirwa ati ndagira ngo tutangire tububakire inyenyeri zabo zihoraho azana umushinga awuha abantu barafatanya uwo mushinga bawuha umujyi cyangwa se ubuyobozi bw'umujyi burawemeza mu mwaka w'1953 nibwo none bavuze ngo reka tubanze tugeragereze ku bantu 8 b'ubuntu cyangwa se babandi bameze nko kweseya babashyiraho inyenyeri zabo ariko babona birahenze cyane nibwo bavuze ati rero guhera uyu munsi tugiye gutangira kujya twishyuza amafaranga ku cyamamare tugiye kumanikira inyenyeri hano buri cyamamare tuzatumanikira inyenyeri kizakishyura 185 $100 byo kugira ngo tumwubakire inyenyeri tuzanayisigasira ubuzima bwe bwose kuko ni nk'inyenyeri igaragaza ko wakoze izahoraho ubuziraherezo abantu bose bageze hano bakajya bayibuka ngira ngo uribona ni mu muhanda izi nyenyeri ziri umuntu wese uri guco agenda zikandagira agenda yikomereza hari abantu batangaje rero banze ko izi nyenyeri urumva buri cyamamare cyose cyo kwisi kiba cyifuza ko bakacyubakiye inyenyeri hano muri Hollywood ariko hari ibyamamare byagiye bivuga ngo sinshaka kubona inyenyeri yanjye mwayishyizeho mu gihe abandi bishyura ayo mafaranga angana gutyo ngo babashyireho inyenyeri hari abavuze ngo ngiye nta nyenyeri yanjye mushaka ko muhashyira abantu badasanzwe rero ngira ngo tugarukeho abandi bastari hafi ya bose muzi inyenyeri zabo ziri hano abaraperi abahanzi abakina amafilime abatubanjirije abiyu minsi nabonye na iShow Speed ariho twanahuriye hano hantu kagahungu bita iShow Speed ari kuzenguruka yari muri tuwari gukata turakubitana noneho ariko abashagawe cyane nyine bikabije noneho muri abo bantu rero badasanzwe banzwe ko inyenyeri zabo zishyirwa hano mu bantu ba mbere babihakanye harimo umugore bita Julia Roberts ni umuntu ku bantu muzi filime yitwa Pretty Woman ya kera ari kumwe na Richard Gere ya kera umugore bita Julia Roberts ariko ndakeka muramuzi yari afite hiti nyinshi cyane mu myaka ya za 90 n'ubu ngo baratwika ariko muri za 90 yari umustar ukomeye cyane umukobwa mwiza ukurura ngabagabo cyane icyo gihe yarababwiye ngo urwego mfite n'ubwiza mfite na hiti mfite ntago inyenyeri yanjye yajya hariya ngo abantu inzererezi abaturutse bajye baza bankandagiraho bagenda baba bameze nk'abari gukandagira ku izina ryanjye we niwe muntu wa mbere wabanje kuvuga ngo inyenyeri yanjye sinzayibone hariya ibindi byamamare byose uzirikomeye inyenyeri zabo ziri hano tugenda tuzicaho tuzikandagira undi muntu nanone udasanzwe ushobora kuba yaranze iki kintu bagiye bimusaba kenshi ngo ariko ikintu yagiye abyangira nuko bano bantu bano twita ngo ni Hollywood Chamber of Commerce baje gusanga uburyo bwiza bukurura publicité bukurura abakerarugendo kugira ngo zino nyenyeri zihabwe agaciro nuko baje kuvuga ngo umuntu wese tuzajya dushyirira inyenyeri muri Hollywood agomba kujya aza uwo munsi twamushyiriyeho inyenyeri tukayitaha nawe ahari abanyamakuru bahari ku buryo n'umufana azajya aca avuga ati inyenyeri bayishyira hano nyirayo yari ahari baramufotora mbese nawe ubwe yarabyubashye wa mustari nawe yarahageze ibyo ngibyo rero bigatuma byongerera agaciro abantu basura hano hantu icyo gihe rero ngo umuntu wanze ibyo bintu n'umuntu bita ngo ni Beyonce buriya ni icyamamare gikomeye cyane afite Grammy Award nyinshi cyane n'ibindi bikombe bitabaho ariko ari mu bantu bavuze ngo ngiye nago nshaka inyenyeri yanjye hariya kubera iki ahari niwe ngo yabyangiye kuba musaba kuhaza aravuga ati ngo umwanya we ngo bari muke cyane nizo mpamvu bagiye bansobanurira ngo hari ukuntu afite akantu k'ubwibone bwinshi n'umwanya muke kumubwira ngo muramuhamagaye ngaze muri Hollywood ngo yarabishyuye 185 ngo mumwubakire inyenyeri noneho umuntu amuhamagara aze kuza kuba hari ngo mufotore ngo yabonye ngo umwanya ngari muke ari yawubyaza undi musaruro mwinshi nawe ngarabahakanira abandi bose inyenyeri zabo ngira ngo urikuzimana ko zigiye ziri hasi undi muntu udasanzwe rero wahawe icyubahiro kiri ku rwego rwo hejuru ni umuntu utagira inyenyeri hano hasi dukandagira we inyenyeri ye iri ku gikuta hejuru mbega nta muntu wayikandagiraho niwe wenyine wakorewe icyo kintu ni nk'icyubahiro bamuhaye baravuga ngo kubera ibigwi wakoze hita ufite amateka wakoze inyenyeri yawe tugiye kuyigira yihariye mu zindi nyenyeri zose
weho inyenyeri yawe nta muntu uzayikandagiraho. Ngira ngo izindi urabona tugenda tuzikandagiraho ducaho ibibabi bizigwira, urabona hari n'ukuntu haba adasa neza, ariko ngo hari umuntu umwe bavuze ngo weho kubera icyubahiro tukugomba, inyenyeri yawe ntabwo izigera ijya hasi ngo abantu bayikandagire, bayishyira ku bikuta hejuru. Ni inyenyeri iyo muciyeho yo muyibona imanitse ku gikuta, ni inyenyeri witwa Muhammad Ali. Ngira ngo muramuzi mu bintu by'iteramakofe Muhammad Ali, we inyenyeri ye buriya ntabwo iba hasi ngo muyikandage. Abandi basitari bose inyenyeri zabo ziri hasi, usibye Muhammad Ali. Bari bavuga Muhammad, nimba ari Muhammad, icyo muzi ni Muhammad Ali nyine. We inyenyeri ye iri ku gikuta kubera icyo cyubahiro, nta muntu wayikandagira. Umuntu udasanzwe nanone mu byerekeranye n'izi nyenyeri ziri hano ni uwitwa ngo ni Gene Autry. Gene Autry nawe batubwiye ko ngo afite inyenyeri 5, naraziboneye. Ni umuntu umwe ufite inyenyeri 5, abandi bantu bose bafitemo inyenyeri imwe, ariko uyu mugabo bita Gene Autry afitemo inyenyeri 5 wenyine, kuko uyu mugabo yari icyamamare mu gukina amafilime, akaba icyamamare mu muziki, akaba umunyamakuru w'ibihe byose. Mbega yari babantu bita ngo ni mbera byombi, ibintu byose agezemo akaba ari uwa mbere muri byo. Baravuga bati se turamukushyirira inyenyeri, ngira ngo urabona iyi ngitwa nari ngezo ni inyenyeri ya Marilyn Monroe. Muramuzi n'umugore, ndaza no kumubereka turi kumwe, nubwo yapfuye ariko ndamubereka. Noneho uyu we baravuze ati ntabwo twamushyiraho inyenyeri uyu Gene Autry yo kuba akina amafilime kandi abikora neza, no mu muziki tugomba kumuha inyenyeri ye, no mu bindi byose akora biragenda bigera mu bintu 5. Afite inyenyeri 5 wenyine hano muri Hollywood Walk of Fame. Impamvu wumva nta majwi uri kugenda wumvamo y'ibiri gucaho cyangwa iki, ni ukuvuga ngo hano hantu muri uno muhanda ndi gucamo cyangwa se hano hantu hose haba hari imiziki, hari amasaundi yo hirya no hino. Mbega ni mu gace k'imyidagaduro, wumva amajwi aturutse hariya, indirimbo zabivugira hariya, ibintu byinshi, ku buryo izo ndirimbo ntabwo ziba ari izacu, ayo masaundi ntabwo ari ayacu, ku buryo ibyo byose bigiyemo hano wasanga nyine biduteje ibibazo. Niyo mpamvu usanga nabaye mbikubye nkabikuramo. Hano noneho nari ngeze rero, nimba uri kubona kiriya cyapa cyanditseho Hollywood Wax Museum, iriya ni inzu ndangamurage yagiye isurwa cyane kurusha ibindi bintu byose bikurura abantu muri Hollywood guhera mu mwaka w'1965. niho hantu hasurwaga cyane. Nahise mpinjira njya kuhasura, ndavuga ni reka ndebe ni ibiki birimo. Iyo ukinjira izi Hollywood Wax Museum ni ebyiri, hari imwe yitwa ngo ni Madame Tussauds, neza n'ubundi yegeranye nayo nyubako twabonye y'Abashinwa. Hakaba n'ingi bita ngo ni Hollywood iyi bita Wax Museum, n'ubundi nayo byegeranye hafi aho ngaho. Zigiye zose rero zifite ibintu bitandukanye. Nk'iyi ngiyi uburyo bayishinzemo, iyi ngiyi ninjiyemo nabashije kugeramo, iyo ngiyo bita Madame Tussauds naho ubutaha nk'ejo nshobora kuyisura, n'ubundi ndacyari hano, ejo nanayireba, nabaye mpereye kuri iyi. Naho winjira ugasanga hari amashusho y'ibyamamare byose uzi bigezweho, bagenda bahinduranye, bagashyiraho ibyamamare ahanini bagiye bashingira ku bigezweho, bikamaraho imyaka runaka, bagenda bongeramo, ariko hakaba n'ibidahinduka. Ninjiyemo rero usanga ku marembo hariho Snoop Dogg, ngira ngo mwabibonye ifoto ye cyangwa se igisitati cye. Hano ha kabiri ngeze uhasanga Jackie Chan, ku muryango uhita winjiramo imbere, mbega ukaza ukifotoza. Ni ibintu biba bisanzwe nyine, ni ibibumbano byabo bashyiraho ariko bikoze neza ku buryo biba bisa nkabo, uraza nyine ukifotoranya nabyo bisanzwe. Abantu benshi baraza hano nyine kuko n'ubundi ari ibintu bamaze kugira nkaho nyine ari inzu ndangamurage yo gusigasira ibi, bakinjira ukifotoza. Hano ni amafoto y'abasitari, ni byose ugenda ucamo. Ariko ikintu ubona, uri kubona nk'uriya mugabo uhagaze hirya, akantu kagiye gahagaze iruhande rwa buri cyamamare, kameze nkaho ari akantu k'ubururu kariho inzandiko. Kuri buri muntu wese bagiye bamanikamo ikibumbano cye. Hano hagiye harimo ikintu ku ruhande kizamutse kimeze nk'agatabo, aho uza ugasoma amakuru ye n'ibigwi bye, mbega kugira ngo turiya tuntu tw'ubururu ndi gucaho, utwo ngutwo twose twanditseho ibigwi byabo, ibintu bakunda, abo bari bo, ku buryo mbega njye nari ndi kwihuta kubera nyine nari ndi kugira kugeza gufata video, ariko nasubiye inyuma ngenda nsoma. Uwo ni Cameron Diaz, ni ikibumbano cye. Nureba neza iruhande rwe hano ntago muhabonye, hano ngezeho wenda ngira ngo muraza kubibona. Iriya ni ikibumbano cya Jason Statham ndakeka. Hasi hariya haba hari ikintu kimeze nk'igiti cyangwa se nk'agati kanditseho ahangaka. Kariya rero buri musitari wese urimo hano
abantu bahasuye baza bagenda gahoro ntago ari nkuko guko narindi kwihuta ndi gufata ino video ngo ubundi nsubira inyuma nanjye ry'ubuzima ndebe abantu bahishyura kubera iki kucyo abantu binjiramo. Umuntu wese winjiyemo arabanza agafata umwanya akareba ikibumbano cy'umusitari urimo ubundi akanasoma amwe mu mabanga ataramuziho niyo babashyize kuri kariya kapa mbega kugira ngo ubashe kuhatinda. Urebye nk'uyu nguyu wenda reka dusoma y'umwe uyu Jason Statham muranamuzi cyane mu mafilime menshi we nk'akapa ke kanditseho ureba ikibumbano cye yambaye imyenda ya gisirikare ariko ugasanga akapa ke kanditseho nk'amateka y'abantu benshi batari bazi mbega bikomeza kugenda bikurura abantu. Handitseho ngo uyu mukinnyi wa filime Jason Statham mbere yuko aba umusitari yabanje kujya ahangana cyangwa se yarushanwaga mu ikipe yo koga mu Bwongereza. Ibi nibyo ndi gusoma byari byanditseho hariya ati yahatanaga mbega yakiniraga ikipe y'igihugu mu koga y'Ubwongereza kuva afite imyaka 12 cyangwa se yahatanye mu gihe kingana n'imyaka 12 ndetse ngo yaje kuba uwa 12 ku isi mu irushanwa mpuza mbega nk'igikombe cy'isi cyo koga yigeze kuba uwa 12 mu gikombe cy'abantu bazi koga kurusha abandi. Jason Statham hari mu mwaka w'1992 ngo ibyo bintu byo koga yaje kubivamo ajya kwiga ibintu bijyanye n'imirwanire. Buriya yize ibintu ngo bijyanye n'imirwanire byanditse hano za karate za taekwondo za kickboxing aragenda arabyiga arabihugukirwa agira imikandara myinshi ariko ibyo ngo ntago byamwinjirizaga amafaranga. Ng'ikintu cyaje gutuma asa nk'umenyekana ku muhanda n'uburyo yarazi kuvugamo ari umutekamutwe. Nta uzi nk'abantu barabatekamutwe ku muhanda mu mujyi mubazi buri kuciyeho aza kugurisha akantu waza ukatugurira kanaka nyine ukaba umuzi kafite akarimi karyoshye ngo niko yari ameze mu mihanda yo mu Bwongereza. Ngo yari umutekamutwe utuburira abakerarugendo n'abandi bantu mbega ngo basinziriye cyangwa se badasobanukiwe ibibera aho ngaho. Ngo yafataga imikufe ya pirate amashenete n'indi mikufe agafata na parufe za nta kigenda nyine za parufe mu mujyi bajya batugurisha kubitara n'umuntu akahita kubwira ngo kano ngateruye ahantu ngo kandi urabona ni sauvage ngo yamfumbatishe witwarira imari ariko ugasanga gukubise parufe y'ikiwani ya pirate y'amafuti. Ibyo rero ngo nibyo Jason Statham yakoraga ku mihanda yo mu Bwongereza yagurishaga parufe akagurisha amashenete ya fake avuga ko ari original akabigurisha abakerarugendo n'abandi bantu batamenyereye ibyo. Ngo umunsi umwe yaje kumva ko hari audition yo kugira ngo bari umuntu wakina filime agenda agiye gukina uko abantu bamubwiraga ati urarenze man. Ni filime yari directinzwe n'umugabo bita ngo ni Guy Ritchie muramuzi cyane n'umugabo ararenze cyane Guy Ritchie. Aragenda babona ukuntu asa uburyo avugamo audition arayitsinda bamugira umuntu mbega uzaba uri inshuti ya acteur principal ariko ngo kubera ukuntu yitwaye neza cyane byaje kurangira ngo wari acteur principal agize ikibazo bahita bavuga ati ariko uyu musore wari umwungirije twabonaga n'ubundi asa nk'uyaminiya nahita apfa kumusimbura nyine azamukiraho gutyo. Bivuze ngo nta bindi byinshi ndi bugende mbasomera ku bandi ariko iyo winjiye kuri buri musitari wese uri buze kubonamo hano bano bose ndi kugenda ncaho bagerageje kugenda bashyiraho akapa kabo gasa nk'akavuga amakuru yabo bimeze ukunuko yabayeho gutya mbega ya makuru ubusanzwe utaruzi kuri icyo cyamamare. Mbega abantu bari kuhasura bagenda gahoro. Uriya ni Jennifer Lopez na Shakira amashusho yabo nabo inyuma yabo hagiye ari utwo twapa ugenda nyine usoma amakuru yabo utaruzi apana yanda asanzwe avugwa mu itangazamakuru. Uyu nguyu ngira ngo muramuzi abari gukubwira ati ngwino ngo interview ni Oprah nawe inyuma ye hari akantu nkako. Harrison Ford uramubona na Bruce n'ubundi naburazo kabacaho ukagenda nyine usoma amakuru yabo utarubazi yayandi utaruzi. Hano nari ndi gucamo ngira ngo ngiye mpabereke wenda muzabibone nsa nkufata amafoto ariko n'ubundi se ibipupe ntago yabishishikaje cyane. Ibyo ikiba gishishikaje cyane nariya magambo n'amakuru abantu benshi batazi kuri bano bastari. Hano ninjiye n'ubundi ukomeza ugenda ubareba ukatakata ukomezamo imbere abantu benshi baraza bakifotoza abandi bakaza bagakata bakagenda bagasoma turiya dukuru twabo. Bob Marley hariyo umugezeho nawe usoma ibintu byinshi utari umuziho. Gusa tutararenga hano iyi nzu narindimo cyangwa se iyi nzu ndangamurage iyo uyinjiyemo ifite ibice bine. Igice cya mbere ni ugusura bino bibumbano bino uri kubona ukariramo amafoto ugasoma amakuru utaruzi ku bastari. Iyo umaze kubasoza umaze kubasura bahita bakwinjiza mu kindi cyumba ugasura ibintu biteye ubwoba bimeze nk'iby'abastari biteye ubwoba bakakujyana mu kindi cyumba ukajya gukina imikino noneho ya mikino nyine
idasanzwe ariko imeze n'ubundi nk'iyo mu mafilime na bino byamamare, ugakina umeze nk'uri kumwe nabyo. Wabivamo noneho ukahita ujya hahandi twatangiriye, bakwinjiza mu cyumba. Wabonye hano twatangiriye muri laboratoire harimo ibintu by'amazombi by'ubushakashatsi ngo nibiki. Ni icyumba niho umera nkaho usoreje cyangwa se ukamera nkaho unahatangiriye, ho ni hakurya y'umuhanda ariko n'ubundi birafatanye, niho hari icyo cyumba. Uragenda ukinjiramo, bakakubwira ati hano hantu ugiye kwinjira, bakabigusobanura ati twahadekoye cyangwa se twahateguye mu buryo bumeze. Hari abantu benshi bakunze kureba amafilime y'ibyikango ateye ubwoba, bakakubwira ati hano hantu ugiye kwinjira turabibara nkaho ari laboratoire, niko bayiteguye. Ati ni laboratoire irimo amazombi yatorotse ari kugenda yica abantu, abaganga bari bari kuyakoreraho ubushakashatsi. Ashobora kugutera ubwoba akagukugirira nabi, ariko ntago ari bugukoreho mbega usibye kuba wikanga. Yuri wa muntu ugira ubwoba buhambaye, barakubwira ngo wikwinjira. Winjiramo uri wenyine, bakubuza kwatsa itoroshi. Nanjye nureba iriya kamera nakoreshaga ya telefone, ntago nigeze nkoresha itoroshi, ntago wemerewe kwatsa itoroshi. Barakubwira ngo urinjiramo uze gushaka inzira igusohora. Situzi ngo urayibona gute, urayibona ryari. We winjiramo wenyine ugakubitana na bya bintu mwita ngo ni amazombi mujya mubona baba barateguye, bivuga birimo sound iteye ubwoba, ariko hagati aho ngaho noneho ukagenda unakubitana n'abantu noneho bambaye nk'amazombi, bameze noneho bo banabusha, bashobora no kuza akakwegera. Wagera ku kintu nimba bakishe nk'amaraso agataruka, ukumva ari nk'ibintu bagupurije bigutarukiye, ariko ukaba utabibona, ariko ukabyumva ko hari ibintu bigatarukiyeho. Mbega ngira ngo ibyo bintu murabyumva, ku buryo nimba bamenye umuntu umutwe amaraso agataruka uhita ubyumva ko akuguyeho. Niyo experience ugiriramo muri iriya nyubako mwabonye twatangiriyemo. Bino ni ibitangira nyine uri kwizengurukisha ugenda ureba, ariko ukaza gusoreza hariya hepfo. Hano nawe ugera ugasanga ba Rihanna, ba Nicki Minaj, ba Cardi B n'abandi nk'ibyo ngibyo, ugenda nyine usoma n'amakuru yabo utaruza bari hirya. Nasubiye inyuma ngenda mbisoma, utu ni nk'udushusho nafashe two kugira ngo nzabashyire kuri YouTube mwe mwirebere, ariko ngira nashaka kugenda nsoma utwo tuntu twabo twose abantu benshi batagiye bazi bagiye bashyiramo hariya. Ba Michael Jackson barimo n'abandi. Karakapa kari hirya urakabona ka Michael Jackson, haba handitseho amakuru muba mutazi kuri Michael Jackson. Ibyo wenda tuzagira igihe cy'ikiganiro cyabyo, ni ukugira ngo tubashe gukomezanya. Ba Lil Wayne, ba Drake, ngira ngo uri kugenda ubabonamo, ni benshi barimo. Men in Black, ba Will Smith urababona, Tommy Lee Jones, ibintu nk'ibyo ngibyo bose bagiye barimo n'amakuru utarubaziho. Iyo ugeze hano hasanga ibintu by'ibishenete nawe bakabigwa ngo byambare, wifotozanye na ba Tupac n'abandi nk'abo ngabo, ugakomeza mu ndererwamo. Noneho hano hagiye hari aba popstar bandi, ba Bruno Mars n'abandi benshi bagiye barimo, ugakata mu bintu by'ibirahuri. Hano bagusaba kugenda gake gake kuko ushobora gushiduka wanabigonze. Bakagira noneho n'iki cyumba kindi kirimo bino bintu bisa nk'ibiteye ubwoba. Ngira ngo ni Hellboy, uramuzi, dore nawe hari akarakantu kakapa k'ubururu kari kwaka, kaba kari kuguha amakuru utarubaziho. Ya yandi yagizwe ibanga bituma abantu benshi bifuza kuza kuhasura kugira ngo barebe baba characters bagiye bakunda mu mafilime n'amakuru yabo agenda bavugwaho abantu benshi batigeze babamenyaho. Hano noneho ni ikindi cyumba gisa nkaho kirimo amashusho ba Frankenstein, iriya character yiwe n'ibintu byinshi bigenda bimuvugwaho byose ugenda ubisangamo hano. Ni ibintu noneho bisa nkaho ari nk'icyumba cyahora nyine, ya mafilime yose ateye ubwoba yahora mwagiye mubona ubisangamo hano. Ugenda ubibona za Predator, urabibona ya ma Alien n'ubundi muri ya filime, ugenda unasoma amakuru yabyo utarugiye uzi gake gake, aribyo tuzakorera ikiganiro tugenda tubigarukaho. Ugakomeza imbere n'ubundi ugenda urebamo. Dore bigiye birimo utureba gutyo iby'amahembe. Hano banza kukubwira ati nimba ugira ubwoba ntiwinjiremo, winjira wenyine mu bintu biteye ubwoba ku buryo ushobora kugira ubwoba ukavuga ati hano hantu ndi ni hehe nahisanze gute. Uri ba bantu bagira ubwoba, ariko ngiye nk'umukristo usenga ibintu nk'ibi ntago byantera ubwoba, nawe babyumva. Abundi rega abantu batizera Imana nimwe mupfa kugira ubwoba cyane. Ugira ubwoba utusenga, rimita ncamo nyine nkagenda mbireba, ndeba uburyo bagiye babyubaka ibirimo byose. Schwarzenegger mubona hano haba ari ikote rye rimeze nk'irye, nawe ukaza ukaryambara, nimba wifotoza ukifotoza, haba hijimyemo.
ugenda ukatakata nyine ugenda ureba unasoma amwe mu makuru utaruzi yaba arajyanye n'iyi filime bakinnye Terminator cyangwa se naye bwite ibintu utarumuziho bikaza gutuma abakerarugendo basuye hano bagenda batinda cyane. Hellraiser iyi filime ngira ngo nayo urayizi hari amakarakta yabo yose bagiye bayashyiramo hano ngira ngo nyinshi muri kuzibona ubwo nizo mutazi n'ubundi uzisanga kuri ya website bita ngo ni agasobanuye films.com. urwo nukuvuga ngo hano naho ku munsi w'ejo nari nasuye hambere ariko nasuye ahantu harenga 50 hose kandi noneho hagiye hari experience idasanzwe itandukanye n'ibintu byose wagiye ubona. Ariyo mpamvu ngubwira ngo kora subscribe, byose bino biganiro biri kugenda bitunganyirizwa hano muri Los Angeles cyangwa se Los Angeles, mundi bavuga Los Angeles rega niko hitwa California. Ndaje mukanya tugende tureba nibindi byose bidasanzwe bigenda bibera muri uyu mujyi.